ngwino mukiza twibanire unyibwirire ibyo nyifuzaho nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima. Amen. Maze mukiza twibanire. Ndakugamagara Imana ize twiganirire tubane imbwire nanjye nyibwire. Iravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Twebwe dushakira ubwenge mu bitabo, ariko ibitabo biduha ubumenyi. Ubwenge buva mu kubaha Imana. So ni gute rero nshobora guhuza ubwenge n'ubumenyi n'ibindi bitandukanye? Yego. So kimwe muri challenges Satani akoresha mu kurwanya abakozi b'Imana, abantu benshi batajya bareba ngo penetrating barebe imbere, harimo ibyo ngibyo nari mvuze. Akenshi iyo abantu bakuvuze neza, iyo abantu bagukunze, iyo abantu bagutatse, iyo abantu bagushyize imbere, nicyo gihe kibaho cy'umuntu kwibagirwa umuhamagaro w'Imana no kwibagirwa agaciro k'Imana muri we. Pride. Hakaza pride. Dutangiye tubasuhuza aho muherereye hose. Imana ibahe umugisha, ndizera ko mumeze neza. Ni inzira nziza podcast nanone. Turi mu nzira nziza. Ubuzima turimo hano ku isi budusaba gufata ibyemezo byiza kandi bizima kugira ngo tubashe kwibera umusaruro ndetse no kuguma kubera umusaruro abandi. Rero inzira nziza ifite ibyisaba. Bisaba kwiyemeza, bisaba guhozaho, bisaba nyine kugira ibyo wanga, kugira ugira indangagaciro zawe zihariye zo kukugira umuntu mwiza cyangwa zo guharanira ibintu byiza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Murakaza neza rero, ni Duncan Master nk'ibisanzwe. Inzira nziza nakagaruka. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko nziza kandi idasanzwe tugiye kuganiraho, ifite ikintu gikomeye nanone igiye kuguma kongera ku buzima bwacu. Ibyo tugomba kuganira buri munsi ni ibyo kudufasha kuguma kwiyubaka, kuguma gukura. Ntabwo tuzigera tuganira ku bintu byari byo byose bitudistracting, bidukura mu nzira nziza. Niwo mwihariko w'iki kiganiro, niyo mpamvu utataye umwanya kugira uze hano tuganire. Rero uyu munsi tugiye kuganira, tugiye kujya ku jambo ry'Imana. Dufite umutumirwa, dufite umushitsi, n'umukozi w'Imana, ni umuvugabutumwa ndetse akaba ari n'umuramyi. Turi buze gufatanya kwinjira ku nsanganyamatsiko twahisemo uyu munsi, tubashe kumenya byinshi ku rugendo rwe, tubashe kumenya byinshi ku murimo we, ndetse tubashe kumenya byinshi ku jambo ry'Imana. Murakoze cyane. Insanganyamatsiko tugiye kuganiraho uyu munsi, isi tubamo irimo ibigeragezo, irimo ibibazo byinshi cyane. Abantu benshi babuze aho bahera kugira babe koko intama z'Imana, mbese babuze umwungeri. Abantu benshi bariho badafite imfatiro nzima zikomeye zabagumisha mu gakiza ndetse no mu jambo ry'Imana, kuko isi yuzuye ibigeragezo, yuzuye ibibazo byinshi cyane bituma umuntu atakaza indangagaciro za Gikristo, ndetse abantu benshi bakaba bashaka kubaho biyoboye badafite uburyo bayobowe n'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku kuntu ushobora kuba umukristo muzima, ku kuntu ushobora kuba umucyo mu mwijima, ndetse no kuntu ushobora kwakira agakiza ndetse ukaba n'umuntu muzima Imana ikunda kandi yishimiye nubwo isi yuzuye ibigeragezo. Rero karibu umutumirwa mushitsi wacu. Uratangira utwibwira, ubwira n'abadukurikiye muri makeya kugira babashe kumenya umuntu tugiye gufashanya kwinjira mu iki kiganiro. Murakoze cyane. Yego. Amazina nitwa Kwizera Prosper. Yego. Kandi umuvugabutumwa nsengera mu itorero rya Zion Temple. Yego. Ndi umujene. Imana ishimwe cyane. Umujene. Ko numva biba bitoroshye kuba umujene ukaba n'umuntu n'umukozi w'Imana. Ubasha guhangana gute n'ibigeragezo byinshi cyane umuntu aba arimo
kugira yisange kuba ari umukozi w'Imana, ari umujene? intambara ikomeye niyo bita ngo ni battle of the mind, intambara y'ibitekerezo. So ntihagoye ubusore, ntihagoye n'ikindi cyiciro runaka cy'ubuzima, yego, hagoye icyiciro cy'ibitekerezo, kuko icyo utekereza ko gishoboka kirashoboka, n'icyo utekereza ko kidashoboka nticyashoboka. urakoze cyane, ndumva ayo magambo ari ay'ubwenge. Okay, so ndi kugira nanone dufashanye kwinjira, mfite ibibazo by'amatsiko banibaza abandi bantu bashobora kuba bibaza nk'urwo rugendo ndetse no mu muhamagaro kugira wisange koko nawe uhamye kuvuta njyewe ndi umuvuga butumwa, mfashe umwanzuro wo kuba umuvuga ubutumwa, ngiye kuba umukozi w'Imana. Rero ku bibazo by'amatsiko mfite, ubwoba abantu benshi baba bafite gufata uwo mwanzuro ukomeye, kuko tujya tubona abantu benshi bavuga ko baye abakozi b'Imana, ariko wakurikirana urugendo rwabo uburyo babirimo ugasanga ahubwo bagiye mu bintu badashoboye, cyangwa ugasanga babirimo umuhamagaro niba ushira, niba bigenda bite, ugasanga nyine birangiye ahubwo nyine batukishije Imana cyangwa nabo bitesheje agaciro mu bundi buryo. Thank you, urakoze. Ndatekereza ko urugendo rwo gukorera Imana rutangirira muri yo, yego, kuko Imana ni iguhamagara mbere yuko uba mu muhamagaro. So iyo Imana imaze kuguhamagara, next step hakurikiraho icyiciro cyo kumenya uwaguhamagaye. Hanyuma iyo umenye uwaguhamagaye, ikindi cya gatatu ufata umwanzuro. Yego, ndaguha urugero rwa Aburahamu muri Bibiliya. Aburahamu Imana yaramubwiye ngo uva mu gihugu cya so na nyoko, mu Itangiriro Genesis chapter 12 igice cya 12. Yego, ngo uze aho nzakwereka, aho niho nzaguhera umugisha. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana mu guhamagarwa cyangwa se mu kuduhamagara ni ukutugirira neza, kandi inzira z'Imana icamo kugira ngo itugirire neza inyinshi zitandukanye n'ibyo dushaka, kubera ko ubushake bw'Imana butunyuza mu byo tudashaka ariko bukatugeza mu byo dushaka. Okay, urumva rero iyo umaze kumenya ko wahamagawe, ukamenya uwaguhamagaye, ikintu gikomeye cya nyuma ni ukumakinga decision, guhitamo uko ugiye gukora. Kuko abo ngabo uvuga ngo batukisha izina ry'Imana, yes, bamwe barabizi ko bahamagaye, bafite umuhamagaro, baranawitabye, ariko they are not consistent, ntago bahozaho. Yego, so they do the work of God, bakora uwo murimo ariko temporary, mu buryo mbese butari permanent. Okay, iyo bari mu gihe cyiza bashima Imana, iyo bageze mu kindi gihe kibasaba kwishakira bakajya kwishakira. So rero guhamagarwa bisaba obedience, kubaha cyane, kumvira ijwi ry'Imana, no muri cya gihe ubona ibintu bitari kugenda neza ukizera yuko Imana muri kumwe. Okay, ikintu ndi kumva nahita nkubaza, niki cyaguteye, cyakujemo kikagutera gutangira urugendo rwo kuba umukozi w'Imana ndetse n'umuramyi? Akenshi ibyo tuba byo biba influenced cyangwa se bikomoka aho twavukiye, aho twakuriye, n'uburyo twarezwe. So rero ntago ushobora kubigitandukanye cyane n'icyo naho wavukiye, aho warerewe cyangwa se aho wakuriye, kuko ibyo byose bigira influence ku buzima bwawe. So navukiye mu muryango wa Gikristo ukijijwe usenga, mbona abakozi b'Imana basenga bafite impano zitandukanye z'Imana, nkumva ari bo munyenga wa mbere ubaho. So rero nabonaga umuntu abwiriza nkabona biraryoshye, nabonaga umuntu aririmba nkumva biraryoshye, havuga wow, kuki ngiye ntashobora kuzaba umuntu umeze gutya. So niga mu wa gatandatu primaire, nkumva nari mutoya. Yego, nicyo ntekereza ko nicyo gihe cya mbere bampanuriye bambwira ko nza umukozi w'Imana, ariko kuko nari mfite ibitekerezo by'Imana muri njyewe, nahise mbyakira, none ntangira kubisengera ndi mutoya. Ndavuga njyewe niko abantu benshi twebwe twakuze tuzi ko abakozi b'Imana ari abasaza.
ni nayo mayindi iba mu barokore benshi yego kumva ko ngo uri umukozi w'Imana ukomeye anyway nta n'umukozi w'Imana ukomeye ubaho turi abakozi b'Imana ikomeye twebwe turi abakozi b'imburamumaro so rero akenshi mu materime bakoresha abantu uzasanga ari ibiterane bikomeye bavuga tugiye gutumira umukozi w'Imana ukomeye uzwi ntago dukomeye turi abakozi b'Imana ikomeye amen so rero nkabisengera abwira Imana ndabyibuka nigeze gusenga icyo gihe ndavuga ngo Mana uzafashe ngewe sinzabe umukozi w'Imana cyangwa se sinzabe umukozi wawe mu gihe cy'ubusaza nzagukorere mu gihe cy'ubusore ufite imbaraga nzagiye gusaza nanjye njye muri pension ngire office nkansoringa abantu mbaha inama mbasengere just mbabwire ngifite imbaraga so niba dukenera kwinjoyinga isi dufite imbaraga why not tutakwinjoyinga Imana dufite imbaraga kuko uko isi dukeneye niko Imana dukeneye so byose ni muri rya jambo natangiriyeho the choice amahitamo so rero ngiye nahisemo kubibamo actually nari ntaranamenya challenges zirimo ariko ikintu cyose cyahitingaga my calling cyangwa se cyagongaga umuhamagaro wanjye nakibonaga nk'ari gito kuko nari naramaze kwizera ko Imana zashoboza kunesha byose muri urwo rugendo rwawe wenda rurerure cyangwa rugikomeje ni ikihe gihe gikomeye wagezemo kikakwemeza koko ufite uwo muhamagaro wo kuba umucyo mu bandi cyangwa wo kubitara mu mwijima abo twakuranye nkunda no kubivuga cyane ahantu henshi yego njyewe nakuze nkunda umupira nakinaga umupira w'amaguru actually ni nacyo kintu nkunda mu buzima bwanjye nkunda umupira nari nzi ko mu nzozi zanjye nari nzi ko kwa kundi babazaga abana mu ishuri ngo uzaba iki njyewe ntabwo navugaga ngo nzaba dogiteri cyangwa mwarimu naravugaga nzaba umukinnyi w'umupira so numvaga ko rero nzaba umusitari ukomeye mu mupira nkakina mu Mavubi nari naranabisetinze numvaga ko nzakina nko mu Mavubi nka 5 years so nkaba popular nkamenyekana cyane ariko kumenyekana nifuzaga byose urumva byagendanaga na kakanu k'Imana muri njyewe numvaga nzaba umusitari ngakina none nyuma nkajya gukorera Imana kubera ko abantu bazaba bamaze kumenya cyane bakavuga ngo wa musitari w'umukinnyi yabaye pasiteri cyangwa se yabaye umukozi w'Imana so nkumva bizahita byinfluencinga abantu benshi gukizwa nicyo kintu narebagaho ariko challenges ni nyinshi n'ibintu ugeramo bikagutungura kuko iyo ubundi niyo mpamvu Imana ivuga ngo mumere nk'abana bato abana bato nta kintu biganyira bo banareba Imana straight bakavuga ngo Imana izabikora yabikora mu nzira zinyuze hehe ntago babyitayeho baba bizeye ko ibishoboye cyane rwose so twebwe rero abantu bakuru batangira gushyiramo logique ngo ahangaha urabona bagiye kunyirukana mu nzu ngo reka nkore gutya bamwe bagakora amanyanga cyangwa se n'ibindi bintu bigatuma batakaza ubushake bw'Imana so rero dukeneye kuba committed biri fully byuzuye tukizera Imana mu gihe kiri zero tukayibona nkaho iri full very true so rero challenges nagiye nzibona n'igihe namenye ko nyine umuhamagaro ngufite akenshi nko mu interscolaire nakinaga umupira abo twiganye mu mashuri barabizi nagiye mpesha ibigo byanjye ibikombe nagiye mbageza kure ariko twavuga mu mupira nkajya gusenga yego so nta bindi bintu nabagamo byari gusenga so nibwo narumva nagendaga mbibona nkabona nyine cya kintu nyine kirimo gupushinga umutima wanjye byiza cyane ubwo ibyo bivuze ko ibyo waba ukora byose ubuzima waba urimo bwose nta nzitwazo zigomba kubaho zitatuma ukorera Imana noneho muri urwo rugendo rwawe watangiye ukumva ko ugiye kuba full committed mu gakiza ugomba nyine kumva uwo muhamagaro wawe ugomba kuwugumana ni ibihe bihe bikomeye cyangwa ibintu bikomeye wahuye nabyo bikagerageza kwizera kwawe nyine temptations ibigeragezo wahuye nabyo cyangwa ugihura nabyo ubona bibangamira cyangwa bigerageza kwizera kwawe ndetse bikabasha no kuguca intege mu rugendo rwawe wahisemo ndabivuga muri ubu buryo
kamere y'umuntu ikunda ibintu byinshi ariko biyireba, like gukundwa, kuvugwa neza, kwamamazwa, gutakwa n'ibindi bitandukanye. Yego. So kimwe muri challenges satani akoresha mu kurwanya abakozi b'Imana, abantu benshi batajya bareba ngo bapenetrating barebe imbere, harimo ibyo ngibyo nari mvuze. Akenshi iyo abantu bakuvuze neza, iyo abantu bagukunze, iyo abantu bagutatse, iyo abantu bagushyize imbere, nicyo gihe kibaho cy'umuntu kwibagirwa umuhamagaro w'Imana no kwibagirwa agaciro k'Imana muri we. Pride. Hakaza pride, ubwibone. Yego. Umuntu agatangira kwiyumva, kwibona, ari naho bamwe mu bakorera muri prophetic gifts cyangwa se mu mpano z'ubuhanuzi, yego, mu mpano z'ubuhanzi, mu mpano zitandukanye zituma abantu benshi bakureba, zituma abantu batambikira bagakora ibitandukanye n'ibyo Imana ibasaba gukora. So rero ntago ndi buvuge ngo iyi challenges ikomeye nagize niyo ngiyo, ahubwo challenges ikomeye umuntu yagiye agira mu muhamagaro wo kumenya Imana no kubana n'Imana cyangwa se no gukorera Imana, akenshi ugenda usanga bigongana n'icyo ushaka mu buzima busanzwe. So njyewe nifuza gukorera Imana, ariko mu buryo navuga ngo bw'umwihariko, shobora gupayinga any bill, kwishyura buri kintu cyose nsabwa, ariko Imana ntabwo ikwemerera ko buri gihe bishoboka. Yego. Kugira ngo uyidependingeho. So rero kimwe muri challenges, usibye ngewe ndavugira n'abakozi b'Imana batandukanye bagenda bahura nazo, harimo challenges z'ubushobozi. Yego. Imana kukubwira jya hano ariko ukaba udafite uburyo bwo kugenda. Noneho ko Imana ishobora byose, kuki idashobora kuguha ubwo buryo? So that is the step cyangwa se levels zo kwizera, ibyiciro byo kwizera. So, uko ugenda ukura mu kwizera niko ugenda uhitinga ibyo bintu, ubinesha. Yego. So rero challenges ya mbere usanga ari ubushobozi. Ndashaka kujya kuvuga ubutumwa muri Ethiopia, ariko simfite amafaranga yo kwishyura hoteli, simfite tike y'indege, simfite abo ndi bufashe. So nawe nyine wifite mu bitekerezo, ariko implementation yabyo iragoye. So rero nkavuga ngo nubwo izo challenges ziba zihari, hari izo z'ubushobozi, ikindi hari n'abantu nabo ni challenges. Yego. Kuko abantu benshi bakwereka yuko bakeneye ibikurimo, yego, nk'abashaka kubibaha, ariko intentions ya bamwe ari ukubigukuramo. Okay. Sinzi ko icyo kintu cyumvishe, that's a strong point, ni ikintu gikomeye. Kuba wahura n'abantu cyangwa na societe ikeneye kugukonsoma, yes, aho kugira ngo igusupportinge ibashe kukubaka. Yes, ibashe kukubaka. Yeah, ndabyumva. Ariko si nicyo ngicyo cyane, hari n'ababikorera kukugusha, bakakubera ibigeragezo. Kavuga ati okay, Duncan ni umuntu umeze gutya, ni umuntu uri strong muri mind, ariko reka dushake weakness yiwe, noneho tumushyire ku mugaragaro, tumwice, tumwandagaze. So abo rero ni aba agent ba Satani. Yego. Kandi nabo baza mu ishusho yo kwera, ariko batambaye Imana, batambaye ishusho y'Imana. So which needs the mind of wisdom, ibitekerezo by'ubwenge bivuye ku Mana. Bibiliya iravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Twebwe dushakira ubwenge mu bitabo, ariko ibitabo biduha ubumenyi. Ubwenge buva mu kubaha Imana. So ni gute rero nshobora guhuza ubwenge n'ubumenyi bikangira kwizera w'Imana ishaka? Icya mbere nuko ubuzima bwanjye ngomba kubuha discipline. Hari ibyo ngomba gukora, do's, ibyo nemerewe n'ibyo ntagomba gukora. So rero icyo gihe iyo umaze gusetinga up ubuzima bwawe, yego, ukavuga ngo nzakora iki sinzagikora, nemerewe iki sinyemerewe,
nigeze kubwira abantu igihe kimwe, ntabwo nari ndi mu Rwanda, nari ndi muri Kenya, ndababwira ngo ubundi amatsiko y'ibyo utemerewe agukura mu byo wemerewe. Very true. Urumva biri kuri ibyo bintu birumvikana. Niba mfite ubushobozi bwo kujya ahantu runaka ariko hakaba hari ahandi ntemerewe, iyo nshaka amatsiko yanjye akambwira muri bya bindi cyane ntemerewe kuruta ibyo nemerewe, bituma na bya bindi nemerewe mbibura, na bya bindi nashakaga nkabibura, ngasigara ndi zero. So rero bakozi b'Imana bakora umurimo w'Imana, bari mu muhamagaro, abaririmbyi, abaramyi, abavugabutumwa, abapasiteri, abakristo, ntange n'aka kamisaje gatoya. Yego. Abantu benshi bazi ko abakozi b'Imana ari twebwe twitwa abavugabutumwa, abapotre, ababishopu, abarevera, ariko reka ngakosoreho gatoya, twese turi abakozi b'Imana. Kuko umukristo mwiza ukora ubushake bw'Imana, yego, aruta umupasiteri twebwe twita mwiza ku ishusho igaragara ariko ataba mu bushake bw'Imana. Amen. Kuko Imana ntabwo ifitanye isano na title, Imana ifitanye isano n'umutima. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo rinda titre yawe kuruta ibindi birindwi, oya, iravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi birindwi. So rero kuba umukristo mwiza ni byiza cyane kuruta kuba umuvugabutumwa uzwi ariko utavuga ubutumwa bwa Kristo. Amen. Kuba umukristo mwiza bifite agaciro karuta kuba umushumba ufite 5,000, itorero ritura 5,000,000 ku cyumweru. Kubera yuko Imana ntabwo izakubaza umusaruro w'amaturo waturishije mu rusengero rwawe, Imana izakubaza umusaruro wabo wereye imbuto, cyangwa nabo watumye bamenya Imana. So rero ibyo uvuga n'ibyo ukora nibyo bihura bigakora wowe uzana abantu ku Mana. Amen. Niba tubwiriza abantu Imana, natwe tugerageze uko dushoboye mu ntege nkeya zacu. Imana izazi complete aho tudashoboye, ariko twebwe aho dushoboye tuhakora. Hari ikindi kintu uri umuramyi ukaba nyine n'umuvugabutumwa. Ni nk'iyihe ndirimbo yaba ariyo mu gitabo cyangwa indirimbo runaka isanzwe uba wumva ukunda cyane, ukunda kuririmba mu bihe wibona uririmba, ukundamo amagambo yayo ku buryo waturimbiraho agace gatoya tukumva ubutumwa burimo niba ntacyo byaba bigutwaye? Indirimbo nizo ni nyinshi. Yego. Ni nyinshi cyane, ariko rimwe na rimwe iyo mfite piano ndi mu rugo, nkunda gukora indirimbo zituje. Yego. Ndi kumedita ku ijambo ry'Imana, kwitekereza ijambo ry'Imana, cyangwa nanjye ndi kwitekerezaho. So hari indirimbo ivuga ngo ngwino mukiza twibanire, unyibwirire ibyo nyifuzaho, nanjye nkubwire ibinyuzuye umutima. Amen. maze mukiza twibanire. Ndakuhamagara Imana ize twiganirire, tubane, mbwire nanjye nyibwire. That's my life. Amen. Iriya ni indirimbo nziza yo gufasha, yo guha karibu Imana ikaza mu buzima bwawe. Aka kanya hari umuntu uri kutwumva, cyangwa uri kutureba, uri kuvunwa n'isi, aba ari kumva ku isi iri kumurushya, ndetse ugasanga atazi ahantu ahagaze mu kwizera kwe, cyangwa mu rugendo rwe rwo kujya ku Mana, cyangwa rwo kuba umukristo, cyangwa rwo gukizwa. Uwo muntu wamubwira iki? Reka nganire n'abakristo cyangwa se n'abantu batandukanye bari kudukurikira kuri iryo jambo. Ubundi ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibintu bibiri cyangwa se ibihe bibiri. Bugizwe n'igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. So umuntu utishimye aba ababaye, kandi umuntu utababaye aba yishimye. Harya ubu ntagiye waba utishimye utanababaye ukabura aho gusa nta kibazo? Icyo gihe ntabwo kibaho.
gusa mu bitekerezo kibaho. Hari igihe umuntu yumva nta kintu yitayeho, akumva nta kintu ibintu bimubwiye kubera agahinda gakabije afite cyangwa se kubera ibyishimo bikabije afite. Yego. So rero ikintu cya mbere tugomba kumenya, Yesu ajya gusubira mu minsi ya nyuma, ajya gusubira mu ijuru, yabwiye abigishwa biwe, ariko bagenda babicira imigani, ababwira amagambo atandukanye. Arababwira ngo ab'isi nibabanga ngo muzamenye ko ari njyewe babanje kwanga, hanyuma mwebwe mubakunde kuko nanjye narabakunze. Amen. So ntabwo dutanga ibyo twahawe, ahubwo dutanga ibyo twahawe, ibyo dufite. Mwumve kano kanya, tanga ibyo dufite. ntabwo akamaro kacu mu isi ari ugusubiza abantu ibyo baduhaye. Akamaro kacu mu isi ni uguha abantu ibyo Kristo yaduhaye. Amen. So iyo umuntu agututse, nigeze kubivuga gatoya ndigisha abantu baraseka. Yego. Iyo umuntu agututse ngo urimbwa, ni ukuvuga ngo muri we harimo utubwa twinshi, nta kintu afite cyo kuguha, akwitiriye kamwe muri utwo tumurimo. Yego. So rero nta waguhereza igitandukanye n'icyo afite. We n'icyo afite. Amen. Yes. So rero icyo nshaka kubwira abakristo, Bibiliya iravuga ngo mumenye yuko ari iby'ibyishimo, ngo nimugubwa gitumo, ngo nibibagerageza by'uburyo bwinshi. Amen. Ngo kandi ngo mureke kwihangana kwanyu ngo gusohoza umurimo w'Imana muri mwebwe. Amen. Bibiliya ikavuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba iryo Imana yateguriye abayikunda. Amen. Ni muri Yakobo igice cya mbere, umanuke kuri uwo murongo kugera kuri umurongo wa 12. Hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba Imana yateguriye abayikunda. Amen. So rero ntimwemere ko ibibagerageza bibajya hejuru, ntimwemere ko ibibaca intege bigaragara, ntimwemere yuko ababatuka natwe tubatuka. Oya, Imana idusaba twebwe gutanga kamere yayo muri twebwe, tukayihereza abafite ishusho itari iyo kwera muri bo, tukabagaburira ibyo dufite natwe. Bibiliya muri Matayo igice cya 5:13, Yego. Bibiliya avuga ngo muri umucyo w'isi, muri umunyu w'isi. Yego. Ese umunyu nukayuka uzaba ukiryoshye? Ukiri aho ngaho nahita nifuza kubaza. Yego, Bibiliya itubwira ko turi umucyo w'isi, ariko mu buzima bwa buri munsi kuba umucyo mu mwijima cyangwa kumurikira abandi, kuba umucyo mu mwijima, kuri wowe byumvikana gute, ubifata ute? Reka mbivuge mu magambo atanu. Kuba umucyo mu mwijima, ikintu cya mbere ni ukuba igisubizo mu bibazo. Yego. Waba igisubizo gute mu bibazo? Reaction zawe n'amagambo yawe n'imyitwarire yawe ni kombinezo y'igisubizo utaravuga cyangwa wavuze. Ikindi cya kabiri, kuba umucyo mu mwijima bivuze kuba itara ry'Imana mu bantu b'Imana no mu bantu batarab'Imana. Donc tuba itara ry'Imana gute? Iyo tugeze aho badusaba, reka mvuge wenda ntanga urugero, abarokore benshi bakunda kuvuga ngo nge sinajya mu kabari. Yanakubona uvuye mu kabari, kavuga ngo evangeliste cyangwa se pasiteri yaguye avuye mu kabari. Ariko se nitutajya mu kabari, abari mu kabari bazakurwayo n'abandi. So wowe uri mu bemera kuba wajya mu kabari, kuba wagira ibyo hakorera, kuba wajya kuvugayo ubutumwa cyane, kuba wabana n'abahari, kuko uko werera umuntu imbuto. Ubundi kujya mu kabari si ikibazo, ikibazo nuko akabari kakujyamo. Yego, akabari kakakubamo. Hari abantu bavuga ngo sinajya mu kabari kandi gatuye muri bo. Hari abanga kunywa niba ari izo nzoga, kavuga ngiye sinywa inzoga,
ariko yagera mu rugo akayigura. So rero ni byiza cyane yuko we expressinga intege nke zawe kugira ngo abantu bagufashe kuzivamo kuruta kuzihisha nk'utazifite. Niko abanyarwanda bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. So rero kuba umucyo mu mwijima, nari maze kuvuga amagambo abiri. Ijambo rya gatatu ni ugukora ubushake bw'Imana ukirengagiza ubushake bwawe. ako kantu uva agasobanura aho gatoya, gukora ubushake bw'Imana ukirengagiza ubushake bwawe, tukarushaho kubyumva. Ni ukuvuga donc ubushake bw'Imana ni uko abantu bose bamenya ukuri, kandi uko kuri ni Kristo. Yego. Yesu yabwiye abayuda arababwira ngo nimara kumenya ukuri, ukuri kuzababatura. Rero ubushake bw'Imana ni uko abantu tubabwiriza Kristo bakamenya Kristo. Impamvu abantu batagira impinduka mu buzima nuko bamenye Yesu ariko ntibamenya Kristo. Kuko Yesu ryari izina ryiwe ry'ubumuntu, Kristo ryari izina ryiwe ry'ubumana. Abazi Yesu ni abazi Yosefu na Mariya, bamushakira mu mateka y'i Bethlehem. Yego. Ariko Kristo ni uwavuye mu ijuru, wemeye gusiga icyubahiro n'ubwiza yari afite akaza mu isi. So rero uwamenye uwavuye kwa Yosefu na Mariya akamwongeraho uwavuye mu ijuru, uwo niwe ufite ubugingo kuko afite uwo mwana. Amen. niko birivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Prosper. Yes. Nanone reka nshyira aya matsiko. Urwo rugendo rwawe niki kigufasha kugumana indangagaciro z'Imana mu isi yuzuye ibigeragezo bimeze gutya, urumva? Ndetse n'ibiki bigufasha kugumana indangagaciro z'Imana mu gihe imbogamizi n'ibigeragezo ibikunaniza bibaye byinshi? Ni ibintu bibiri gusa, ntabwo ari byinshi. Yego. Ni ugusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ubundi iyo umuntu asenga arisenya, iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana ariyubaka. Sinzi niba ayo magambo abiri yumvise. Ngo umuntu udasenga, iyo umuntu asenga arisenya, iyo asoma ijambo ry'Imana akiyubaka. Noneho wisenya gute? Usenya kamere ikurimo. Iyo usenga, wa muntu wawe wo kwikunda aragenda agashira, wa muntu wawe wo kwirata, wa wundi w'ubwibone, wa wundi wa kamere agapfa, hanyuma wa muntu w'umwuka w'imbere agakanguka. Hanyuma akomerera muri wowe iyo umugaburiye ijambo. Amen. Kuko umubiri ubundi ubyibushywa no kurya neza poroteyine nziza zikwiriye ku gihe, ukamenya amasaha. Uko rero umenyera uwo muntu w'inyuma ukamwambika ukamusiga akaba smart, niko n'umuntu w'imbere nawe aba akeneye ibyo byose. Mu byo akeneye rero harimo iryo jambo ry'Imana, kuko iryo jambo ry'Imana niyo communication y'umuntu n'Imana. Niho twumva Imana, Imana ikatwumva. So rero ikimfasha ni ugusenga kenshi gashoboka, ikindi no gusoma ijambo ry'Imana. Okay, urakoze. Umuntu ushaka kubaho wenda mu nzira ishimisha Imana mu buryo nyine, cyangwa kubaho ahura n'umugambi w'Imana ariko atari umuvugabutumwa, ni gute ashobora kuba umucyo mu mwijima cyangwa itara ryiza? Icya mbere ni uguha Imana ubuzima bwawe bwose. Total surrender. Kwiha Imana wese. Muha Imana imibiri, muha Imana imitima n'ibyo mutunze. Hari umuntu uha Imana umubiri akayiha n'umutima, ntasambana, ntabeshya, ntiyica, ntaroga, n'amateraniro yajyamo niba ari kuwa kabiri, kuwa kane, ku cyumweru, service zose araziterana, ariko ntashobora gukora mu mufuka ngo ashimire Imana kuko Imana yamukoreye. So ibi ngibi rero biva mu gusoma ijambo ry'Imana, kumenya icyo Imana igutekerezaho. Ikindi biva mu gufata umwanzuro. Abantu benshi bazi ko Imana niza mu buzima bwawe izahita ikora ibyo wowe ukeneye kugira ngo wuzure use nk'uko igushaka. Ntabwo ariko biri. Imana itegereje uruhare rwawe. Uruhare rwawe ni intambwe imwe yo kurwana n'intambara yo kureka ibyo ukunda kugira ngo ukunde ibyo Imana ikunda.
yego. So rero nababwira ngo mufate umwanzuro, muhe Imana ubuzima bwose, mureke Imana ibayobore, ibakoreshe, umwuka w'Imana icyo azakuyobora ugikore. Turakoze cyane. Ndi kugira none wenda niba umuntu wenda udukurikiye wundi cyangwa abantu bose muri rusange, nizihe ndangagaciro baba bagomba kugira ngo barusheho isi yacu irusheho kuguma irusheho kuba nziza, aho kugira irusheho kuba, hari byinshi nahita njyamo aka kanya byahita bisa nkaho dutangiye ikiganiro kandi rero turi kujya ku musozo. Indangagaciro abantu bose bakwiriye kugira ngo iyi si yacu irusheho kugira impumuro nziza. Ubundi hari, reka mbivuge gutya, hari indangagaciro za gikristo, hakaba n'indangagaciro z'ubumuntu. Abantu benshi barabyitiranya bakavuga ngo kuba imfura niko kuba umukristo. Ariko ijuru ntirizajyamo imfura, ijuru rizajyamo abakristo. Yego. Ese ni gute nshobora kuba ndi imfura ariko ntari umukristo? Kwitwararika ku bantu bitandukanye no kwitwararika ku Mana, kuko impression cyangwa se kunezeza umuntu ni ugukora icyo ashaka, ariko kunezeza Imana ni ugukora icyo, ni ukureka icyo wowe ushaka. Okay, none se ni ukuvuga kureka ibyo bintu birakomeye, kuko ni ukuvuga ubu iyo turi kubona ibyo dushaka nibwo tuba turi kuvuga ko ubuzima ari bwiza. Icyo nshaka kuvuga, umuntu witwa imfura muri sosiyete ni umuntu ubasha kumanaginga amarangamutima y'abo babana. Yego. Akayanezeza, agakora ibyo ashaka, rimwe na rimwe ntabogame, akagerageza kubalansinga. Uyu munsi agahengekereza aha, agahengekereza aha, abantu nyine akavuga uriya muntu ni imfura, kubera ko agerageza gukontorora amarangamutima yabo. Ariko noneho umukristo ntabwo ari ugerageza kubalansinga amarangamutima ye, ahubwo ni uwemera kuyoborwa n'umutima w'Imana. Amen. Ubwo hari ahantu nagiye mbona nanjye akenshi urebye abantu benshi baba bafite ubushake bwo gukorera Imana. Ariko ugasanga sinzi niba hari umuntu ushobora kuvuga ngo ngewe ngo reka ngo Imana se ngo bivuze iki. Abo bantu bashobora kuba bahari, ariko turebye wenda nka hano muri Afurika ko dufite abakristo benshi, ntabwo abantu baba bahari. Abantu benshi usanga ari babantu bifuje, bashaka kuba mu nzira Imana ibashakamo, ariko byarabananiye. Umuntu akaba ari kuvuga ngo icyamfasha nkaba byibura nanjye ndi umuntu uba mu buzima bwo gusenga, nkaba ntanywa inzoga, nkaba ntasambana, nkaba ntagaragaraho iyi miziro yose. Ugasanga abantu muri bo bifitemo ubushake, nabyita ko ari ukwifuza, bifitemo icyifuzo, kuko kwifuza no gushaka biratandukanye. Kuko gushaka, iyo ushaka ikintu uragiharanira kandi ukakigeraho, ariko ushobora kwifuza ikintu ntukore ibisabwa kugira ubasha kukibona. Icyo kintu wari uvuze cyo kuvuga ngo gukorera Imana, urumva ibyo byose wari utubwiye byo gushyiraho intego zihoraho, uburyo nyine uharanira kugira ibyo ureka, kugira ubushake bw'Imana aribwo bubaho, ubwawe ntibubeho. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ngo gukorera Imana umubiri wawe utabishaka, nyine ntugendere kuri kondisiyo z'umubiri wawe, kuko abantu twese cyangwa abantu bose bashaka gukorera Imana, iyo batakoze icyo kintu uvuze cyo kubanza kwiyambura ubushake bwo gusavinga iby'imibiri yabo basaba, ntabwo bashobora gukorera Imana. Bihise bihura nanjye n'indi nyigisho nigeze kubona cyangwa kwakira imbwira ko umubiri wanjye udashobora na gato, udashobora kumpa amahirwe yo kumva ko ari igihe cya nyacyo cyo gukorera Imana. Cyangwa ngo umubiri umbwire ngo today, this is better day, go and play. Umubiri wanjye uburyo duteye, umubiri ntabwo ujya utanga ayo mahirwe yo kukubwira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo gusenga. Ahubwo tugomba twese gukorera Imana, kujya mu nzira Imana dushakamo, tutabanje gusaba imibiri uruhushya. Kuko igihe cyose dusabye uruhushya imibiri igihe cyose iraduhakanira. Niba ari ukujya mu materaniro mu gitondo, ntabwo igihe umubiri uzakubwira ngo yangu n'ibitotsi birashize ngo jya mu materaniro ya mu gitondo kare kare, cyangwa ngo igomwe ibi, oya, ni ugukorera Imana imibiri yacu itabishaka, kugira ngo tubashe kuguma mu bwo bushake bw'Imana. Rero twerekeza hano
ku musozo ikiganiro cyacu, kuba uhuza ubuzima bwo kuba umukozi w'Imana, ariko byose niko bimeze, ariko kuba umukozi w'Imana uvuga ubutumwa kamivuga gutyo, umuvugabutumwa no kuba umuramyi, uba uri umukozi w'Imana, ni umurimo nyine. Ni nk'izihe mbogamizi ukunda guhura nazo mu buryo bwo kuvuga, nk'igihe wenda hari igihe kiba ari cyo uvuga ubutumwa bweruye bwo kuvuga ijambo ry'Imana, hari igihe bari kuririmba, ni nk'izihe mbogamizi ukunda guhuriramo muri ibyo bihe byombi? Ni imbogamizi imwe, ntabwo ari nyinshi. Ni uguhura n'abatarahamagawe bihamagaye, bakeneye kugira ngo bagaragaze yuko bakurusha. Umurimo w'Imana bakawugira nk'aho ari competition, ari uwabo, nka competition. Ubundi ntabwo twebwe twahamagariwe kwemeza abantu, twahamagariwe kubwira abantu, umwuka w'Imana akabemeza. So rero akenshi nkunda kubivuga mu buzima busanzwe, umuntu uzakubwira ngo ngewe ntunzi nuko aba atazwi, kuko uzwi ntabwo yavuga ngo ngewe ntunzi, kuko of course arazwi. So iyo umuntu akubwiye ngo ushobora kumbona, nuko afite complex yuko nubwo uri kumureba ariko nturi kumubona, ngo ubu nakwiyereka, yakwiyereka how? You already know who he is, uramuzi, ariko arashaka kukwereka ikindi kintu kigupushinga mu mutima wumve ko ari igitangaza, kuko twebwe ntituri ibitangaza, twebwe tuvuga igitangaza aricyo Kristo. Amen. Kristo akaza nawe agakora ibitangaza mu bantu. So rero imbogamizi ziba mu muhamagaro, yaba no mu baramyi, izo ntambara abaramyi barimo kudukurikirana barabizi. Buri muntu wese ashaka performance, umuntu wese ashaka stage, umuntu wese ashaka stage. Niba haje abantu benshi bakarwanira microphone, uyu munsi aba ari njye uridinga abantu bataye bavuga kwizera. Icyo rero ni ikibazo. Ese mbona abantu ntabwo bashaka ko Kristo yamamara, abantu bashaka ko ari bo bamamara. Twebwe turashaka guprofita Kristo kugira ngo twebwe twamamare, kandi Kristo yakagombye kuduprofita muri femu yacu, akamenyekana cyane kuruta uko twebwe tuzi. Twebwe ahubwo mba nukumva tutagomba no kumenyekana, Kristo uri muri twe akaba ari umenyekana. Donc ntago byashoboka yuko tutamenyekana, kubera yuko Kristo agaragarira muri twebwe. Amen. Ahubwo igishoboka nuko twebwe tuvuga cyane Kristo kuruta ubuhamya bwacu. Nibyo dushoboye, ntitwumve ko ari imbaraga zacu. Aka kantu reka nganire n'abapasiteri n'abavuga ubutumwa, abantu bose babona amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu. Ntabwo iminota 30 bagoye kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa isaha imwe. Wahitangamo testimony yawe, hanyuma ngo ubone n'umwanya wo kubwira Kristo. Birashoboka yo kuvuga Kristo, birashoboka. Ndashobora gucishamo nkavuga iby'Imana yankoreye, nkavuga gukomera kw'Imana, yego, ariko kandi simbivuge muri context yo kwigaragaza ko ndi igitangaza. Kuko hari umuntu utanga ubuhamya ukabona arimo arakanga abantu, arimo arabereka yuko niwe ni danger. Reka mbivuge muri mvugo. Nanone abantu bagomba kwibuka ubwo buhamya uri gutanga bw'uko Imana yakumaze inzara. Reka nimba ari igihe cy'ubuhamya turi kubwiriza, kuko buri muntu wese agira uko abwiriza, agira style abwirizamo, kandi nta muntu ntago byashoboka kuvuga n'ibyo Imana gukoreye. Ni byiza cyane, kuko hari n'abandi bari guca mu byo waciyemo bakeneye kumva ubwo buhamya. Yego. Ariko kandi niba tubivuge kubera Kristo. Amen. Dusoza nubuhe butumwa bwihariye uri kumva watanga na kwicishije ibibazo? Ni buhe butumwa bwawe bwite uba wumva uri kumva abantu badukurikiye bamenya, cyangwa bazaguma kumenya n'abandi bazajya bareba iki kiganiro nyuma y'ibihe n'ibindi? Icya mbere, mube proud yo kumenya Imana. Twumve dutewe ishema no kumenya Imana. Duterwa ishema no kumenya Imana. So nta muntu uvuga ikitamunejeje, nta n'umuntu ugaragaza icyo atishimira. So nitumara kwishimira Kristo, yego, muri twebwe aha ariho hose, tuzagira isoni zo kumuhamya. Bibuke Petero Yesu yaramubwiye ngo isaki itarabika gatatu uraba amaze kunyihakana. Petero yari isaki itarabika uraba amaze kunyihakana gatatu. Donc yari ataraba proud ya Kristo. Akana k'agakobwa karamubaza bagiye kubamba Kristo, se wowe ko mbona nawe
usa n'uriya mugabo ariko ati reka tuzabaze ngewe undebe neza uranze. So urumva hari uburyo dushaka kugira comportement mu rusengero zitandukanye no hanze y'urusengero. Kandi urusengero, reka mfasha abantu kumenya kino kintu. Urusengero si ziriya nyubako tubamo, ari n'amadini. Urusengero ni twebwe, yego, imitima yacu. Muke ko Paulo yabwiye Abakorinto, arababwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana utuye muri mwebwe. So no kuvuga ngo twebwe we are the church, turi insengero z'Uwiteka. So mube proud y'ibyo mukora mu murimo w'Imana, waba uririmba, waba ubwiriza, waba uri umukristo, wishimire ko uri umukristo. Yego. Ikindi cya kabiri, abantu basoma ijambo ry'Imana. Buriya umwuka wari wose ugenzurwa n'ijambo ry'Imana. Nta muntu n'umwe uzaguhanurira ikinyoma munanirwe kumenya ko ari ikinyoma niba usoma ijambo ry'Imana. Amen. Impamvu babahanurira ibidakwiriye mukabyemera nk'ukuri nuko nta kiri muri mwebwe. Hari distance nini n'ijambo ry'Imana, umuntu naho ijambo ry'Imana riri harimo intera ndende. So ijambo ry'Imana rero ni measure, ni mesure ibasha gupima ibyo tugaburirwa. Amen. So musome ijambo ry'Imana, mwabakozi b'Imana, mwabakristo. Bibiliya izabe inshuti yawe, nawe inshuti ya Bibiliya. Njya nkunda kubivuga, abantu benshi bakunda gutwara Bibiliya ariko ntibatwarwa nayo. Bo barayitwara, bo ntabwo ibatwara. Uzarebe ku cyumweru, uzajye mu rusengero, uzasanga buri mukristo wese afite Bibiliya. Ariko nusohoka hanze uziyenze kuri nk'umukandagireho bishaka urebe. So bafite Bibiliya ariko Bibiliya ntabwo ibafite. Barayitwaye ariko bo ntibatwaye. So which means uko dutwara Bibiliya ni nako natwe igomba kudutwara. Which is good. Yeah? So gutwara Bibiliya ni byiza ariko si byiza niba tudatwawe nayo. Ahubwo ibyiza twayisiga mu rugo ariko twayigendana mu mutima. Very true. That's clear. Yes. Ibyo ni byo byiza cyane. Umugani kuba ufite library, n'urugero nawe mfite nk'ibitabo hano bigaragaza ko mbifite, ntashobora kuba mfite ibitekerezo biri muri ibyo bitabo. Ibyo biba bipfuye. Ikindi cya gatatu, abantu bakunda gusenga, kuko gusenga niwo musingi w'ubuzima bw'umukristo. Iyo umuntu adasenga arayoba. Ikindi iyo umuntu adasenga baramuyobya. Urakoze Prosper. Ukiri aho, nk'ubu ngubu twahuye ntabwo nabyita ikibazo, gishobora kuba wenda ari igisubizo nko kuri leta, kuba wenda hari insengero zimwe na zimwe zafunzwe zari ziri hafi y'abakristo, bakaba aka kanya benshi batakibona aho bajya gusengera cyangwa kuramya. Bikaba byatuma abantu wenda bahagarika urugendo bari bafite rubaganisha mu bugingo. Ndi kugira ngo mbabwire ko abantu bagomba kubaho, bagomba kubaho basenga, ntabwo bagomba kubaho bajya gusenga. Kuvuga ngo ndegera n'Imana ngaruko navuye aho ndi, ubundi ntituva mu rugo tugiye gusenga, tuva mu rugo tugiye guterana. Yego, abantu bakamenya icyo kintu, ntukajya ubaho ujya gusenga. Ubuzima bwawe bwose ujya ubaho usenga. Ushobora gusenga uri mu kazi, ushobora gusenga uri ku ishuri, ushobora gusenga utwaye imodoka, ushobora gusenga. Ikintu cyo kuvuga ngo ujya gusenga ukireke uhereye umunsi, ahubwo ujya ubaho mu buzima bwo gusenga. Insengero zifunze uba ufite uburyo usenga, ari nijoro ubeho usenga. Leta yafunze inyubako ariko ntiyafunze ntabwo yafunze urusengero rw'Imana, kandi yabikoreye kubw'inyungu z'icyo ishaka ko abantu bageraho. Ntabwo ari kubw'inyungu zo kugira ngo ibuze abantu gusenga. Yego, kuko nta wahakanye Imana. So rero tugomba gukura tukagera ku rwego rwo kumenya yuko ntabwo tukiri abantu bo gucungishwa ijisho, ahubwo turi abantu bo kugira ngo tube maso. Okay, urakoze. Reka by'umwihariko nshimire cyane Prosper Kwizera, aramfashije cyane. Imana iguhe umugisha Prosper. Nungutse byinshi cyane mw'aya magambo twize hano, uburyo umuntu ashobora kuguma kuba umucyo n'ubwo isi yuzuye umwijima, uburyo ushobora kuguma kuba uw'umumaro
nubwo isi iri kugaragaza nyine ko ibintu byinshi byabaye duplicate, ibintu byinshi byabaye biwani, atwibukije ko ijambo ry'Imana ryo ntabwo rihinduka, Bibiliya ntabwo ihinduka. Nubwo abatwigisha bashobora kutwigisha bijyanye n'amarangamutima yabo, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rijya rihinduka. Atwibukije ko, twibukiranyije ko Bibiliya aricyo gitabo twahawe kugira ngo kibashe kudutwara, kutuyobora. Twebwe ntabwo turiho ngo dutware Bibiliya. Ayo ni amasomo meza agomba kudufasha mu gihe uri kumva cyangwa uri guterera amaso hirya mu isi ukabona abavugabutumwa barahindanye, barahindutse, abo wari warakurikiye baguteye gushidikanya ku Mana. Ikintu ugomba gukora wowe ni ugufata urugendo rwawe ukiremamo ubuzima bwawe n'Imana, ukajya ubaho usenga, ntukajya ubaho ujya gusenga. Wajya guterana n'abandi ni byiza kuko birafasha, ntabwo wowe nyine waterana, ugomba guterana n'abandi kugira mwibukiranye, muririmbe, mwibuke inama ziri muri Bibiliya, musome ijambo ry'Imana muri kumwe, ariko ntugatakaze umwimerere n'umwihariko wawe wo gusenga. Rero inzira nziza nakagaruka, inzira nziza uyigumemo, inzira nziza tuyigumemo, nibwo tuzabasha kubona iby'Imana byose yadusezeranije. Dusoza akantu gatoya, reka mvuge akantu gatoya, nabwire ni message igenewe abantu benshi. Yego. Ntugakurikire abantu bari mu Mana, uzakurikira Imana iri mu bantu. Amen. Ijambo rya kabiri, aho wubatse, niba warahubakanye na Kristo, nta muntu n'umwe uzahasenya. Kuko Kristo ni urutare, inzu yubatse ku rutare, ngo imiyaga iraza, imivu igatemba, byose bikayikubitaho, ariko bigasanga yanzira cyane igakomera, ntibe nk'imeze nk'iri ku musenyi. Kwizera kwawe rero nicyo nshatse kuvuga, ntikube ku muryango wavutsemo, ntikube aho wakuriye, ntikube ku wakwigishije. Kwizera kwawe kube Kristo. Amen. Kristo naba kwizera kwawe, nta kizakunyeganyeza, nta cyagutera ubwoba, nta nyanja, nta misozi, nta bihe, nta muriro. Ibyo byose bizaza, ariko bizasanga uhagaze. Ijambo rya gatatu, ibyo dukora byose tubikorere kubahisha Imana. Amen. Icyo dukora cyose tugikorere guha Data wa twese icyubahiro. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, turishimye kuba. Tubonane ubutaha. Comment zanyu turazikeneye. Mukore subscribe kugira ngo mutazajya mugira ibintu mutakaza. Muri kubona ko ahantu turi kwerekeza ni heza. Ntabwo dufite gahunda yo guhagarara kuvuga cyangwa gukora ibintu byose bishobora gufasha umuntu kuba umuntu mwiza, kuba umuntu muzima. Murakoze. Imana ibarinde. Naho ubutaha.